Hari umwana umwe utubajije ikibazo ati urushyize kera bishatse kuvuga iki? Urushyize kera ruhinyuza intwari rukazigora. Urushyize kera ruhinyuza intwari rukazigora. Kuvuga ngo ibintu bitinze hari ubwo bigucogoza. Ugomba kwihangana. Iyi ndirimbo 1995. Yego. Icyo gihe nari mfite imyaka nafite imyaka ine. Ndi mu nda ngiye kuvuka. Ni ukuvuga ngo indirimbo ni ibihe byose. Indirimbo ariko yacuranzwe n'umuhungu wawe niyo makuru dufite. Cyane witwa Kome. Kome niwe wacuranze iyi ndirimbo. Abasaza bo muri Ebuve basuhuza babwire ngo ihaganeho gatoya kuma wigenda nyamuneka uri hafi gutabarwa guma ku gicaniro gutabarwa kwawe ni kuri kure urabura gato gusa ngutsinde burundu ihaganeho gatoya kuma wigenda nyamuneka uri hafi gutabarwa guma ku gicaniro gutabarwa kwawe ni Arongere mbasuhuze kandi mbifurize kongera kugira ibihe byiza inshuti bavandimwe mukunda kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ikinzanye si ibyishimo si inkuru y'ibinezaneza ahubwo ukimara kureba cyangwa cyangwa se ukimara kubona ibyo turi kuvuga ukimara kumva mu matwi yawe inkuru zigiye zitandukanye yuko umusaza Azariya yaba yasinziriye ibyo uri kubasha kumva neza ko agahinda muri wowe birumvikana natwe nuko nguko bimeze. Mu mibereho yacu ya buri munsi tugira icyitwa ibirori ibidushimisha ibitubabaza ndetse imibereho yacu ugasanga iri gucarengingwa n'ibintu bigiye bitandukanye ariko ndagira ngo mbanze nkwibutse gatoya ibirori mwene muntu kuri iyi si agihumeka kiriho abasha kugira. Icya mbere ni ikirori umuntu abasha kugira yavutse. Icyo kirori nta n'uruhare na rumwe akigiramo ahubwo inshuti n'abavandimwe imiryango ababyeyi icyo kirori babigiramo uruhare cyane maze nawe ukishima uko iminsi igenda ikura bakavuga bati mwana wanjye cyangwa se mwana wacu kurira ku birenge bya Kristo. Nta n'umubyeyi n'umwe wifuza kwibaruka umwana cyangwa se kubyara umwana ngo yumva atakurira ku birenge bya Kristo. Ye abemera Imana n'abatemera Imana abo bose baba bumva umwana wabo yakura yubaha kandi akubaha Imana ndetse n'abantu. Iyo niyo mico ya buri umwe wese wifuza kuba kuri iyi si cyangwa se wifuza kuba mu mibereho ya buno buzima ariko nyamara ikirori cya kabiri umwe muri twebwe cyangwa se njyewe nawe mbasha kugira icyo mitamo kwa kundi mbasha kumenya ngo ndakora ibi cyangwa ndagendera muri ibi ngibi ni ukuvuga ngo nabyawe ubwa kabiri niyegure Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Icyo kirori nta n'umwe ugihitiramo undi ye n'ababikora hari amarangamutima batera cyangwa se abafata kugeza ubwo bavuye muri icyo kirori ndetse bakivamo nabi bagateshuka ku muremyi wabo maze bikarangira birangiye nabi. Kuri Azariya siko byagenze. Iki kirori yagihisemo neza kandi arakomeza ubuzima bwe abwiyegurira Imana. Niwe tugiye gukomeza kugenda tubabwiraho mu buryo bugiye butandukanye. Ikirori cya gatatu kandi ni ikirori gitangaje cyane. Ugiye kureba mu gusanisha ibirori gisa neza n'ikirori cya mbere ariko nyamara iki kirori buri umwe wese cyangwa se ababiri bo nibo ubwabo bihurira bakavuga ngo reka dukore iki kirori maze duhuze imiryango inshuti n'abavandimwe njye nabigizemo uruhare nawe wabigizemo uruhare maze inshuti n'abavandimwe imiryango bagahura bakishima. Mbega ikirori cya nyuma ni ikirori kibabaza imiryango ariko nyamara kikongera kigahuza imiryango inshuti n'abavandimwe abagukundaga abo wakunze abo mwabanye kuri iyo nshuro kandi bagahuzwa n'amarira mu buryo butangaje benshi batazongera kukubona bakicuza impamvu baguhemukiye cyangwa se bakicuza impamvu batagukoreye ibyiza abandi bakishimira ibyiza bagukoreye ariko nyamara batazongera kubigukorera ukundi. Icyo gihe haba hategerejwe bya bindi wizerereye mu kirori cya kabiri cyo guhitamo kwawe Yesu Kristo cyangwa se uguhitamo kwawe kubi cyangwa se uguhitamo kwawe kwiza. Yitwa Nihinyuka Azariya niwe tugiye kugenda tuganiraho. Yavutse mu cya 1959 avukira mu cyahoze ari Gikongoro komine Musanze
n'umwe kandi mu bagize uruhare mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rya Kacyiru ku rusengero by'umwihariko, ndetse tunavugamo korali Abatwaramucyo. Aha nimvuga korali Abatwaramucyo uraza kumva byinshi kandi bitandukanye cyane n'ibiri mu mutwe wawe, kuko ahenshi niho ushobora kuba waramenyeye uyu musaza cyangwa se niho wamenyeye Azariya mu buryo bugiye butandukanye. Azariya twifuje kugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo batubwire uko Azariya yari intwari muri byinshi cyangwa se muri benshi bagiye batandukanye. Nkwibutse ko njye muri kumwe kandi mukiri kuganira, amazina yanjye nitwa Byukusenge Theophile, ndi kukubarira iby'inkuru y'umusaza wacu wasinziriye Azariya Ntihinyuka. Ndagusuhuje. Uyu musaza yitwa Ndagijimana Samuel, niwe twaganiriye, maze kuri Azariya atubwira aya magambo. Nageze ku Kacyiru 1982, hanyuma nsanga ari umuyobozi w'itorero, nanjye bahigera bagira umukuru w'ishuri ryo ku Isabato. Ubwo urumva rero igihe twayoboranye kuva icyo gihe kugeza ubu. Noneho rero impamvu yabaye umuyobozi w'itorero, ariko n'ubu yarakira umuyobozi w'itorero, dufatanye umurimo mu gushaka ikibanza. uko icyo gihe twari mu busembere kwa Fatake, ikibanza turakibona, bamutorera inyubako, atangira kuyobora inyubako y'urusengero twashenye hariya, mbese akomeza kuba mu nyubako. Yakoze umurimo, yabaye umuyobozi wa korali aca Abatwaramucyo imyaka myinshi. Muri make yakoze umurimo w'indashyikirwa imyaka myinshi, kuko urumva we yatangiye kuyobora hariya kuva za 79, impazi 82. Ubwo rero yabaye umuyobozi mwiza muri icyo gihe cyose. 79 ari mu bayitangije, we n'uwitwa Mukantaganda Jacqueline n'abandi ntibuka amazina, ariko muri make ari mu bayitangije. We yatangije korali ari abantu bagera kuri 3, we na Raheli, undi simwibuka neza. Raheli warahari, undi waba umwibuka? Raheli yarataraza hariya, ntawe ko Raheli twagiriyemo rimwe. Raheli mwagiriye icyarimwe? Ahubwo icyo gihe yari we n'uwitwa Mukantaganda Jacqueline, undi wa gatatu simwibuka. Ariko Raheli twagiriyemo rimwe 82. Okay. Mukantaganda se waracyariho? Aracyariho, ariko nta kiba muri Kigali. Uwo wundi watangiye icyo gihe ndumva ntamwibuka, kuko uwo nasanze nibuka ni Jacqueline na Azariya. Uwo wundi batangiranye ntabwo nari nakaza Kacyiru, we simwibuka. Yego. Azariya abantu batamuzi, yenda twebwe turi kwiganirira mu rwego rwo kugira ngo tuzirikane ubuzima bwe, tuzirikane ubuzima bw'iteka ryose. Njye nakomeje kugenda mvuga ko Azariya ari Martin Luther, cyangwa se tumwite John Wycliffe, cyangwa se tumwite aba bagorozi bagize uruhare mu murimo w'ivugabutumwa, by'umwihariko mu ivugabutumwa rya Kidivante. Muri make kuko twabanje gusengana i Nyamirambo, hanyuma aza ku Kacyiru gutangiza itsinda ryaho mbere y'uko mpaza. Ni ukuri yakoze umurimo. Urabona, ntabwo twamwitira izina ry'undi, ahubwo yakoze amateka ye bwite, ariko ajya gusa na bya bikorwa. Niyo mpamvu nari amateka ye bwite yo mu gihe cye. Yego. Ariko yakoze amateka meza ku itorero kubw'umurimo w'Imana. Dufite ibyiringiro ko madamu yamusuye ejo bundi Vanderedi, rwose n'abandi bamusuye bagenzi bacu, asinziriye mu Mana. Yego. Samwe ngira ngo hari abantu benshi barakuzi, ku bantu bazi Kacyiru no ku bantu basengera b'Abadivantisite, ariko by'umwihariko barakuzi, baragusobanukiwe neza. Iyo myaka y'ivugabutumwa mwarimo muri kiriya gihe, abenshi muri Kigali, haba za Remera, Muhima, Kacyiru, mwajyaga gusengera i Nyamirambo.
Azariya aza kubibonamo nk'ikibazo, aravuga ati cyane ko mwese mwari abaharimo bakuze, mutangira gushaka uburyo mwakubaka urusengero rwanyu. Iriya myaka mwivugabutumwa n'umuhati mu murimo yari imeze ite ugereranyije n'uyu munsi wa none? Mu gutangira kubaka aho twari kumwe, icyo yakozeho ubutwari ni uko bashyizeho ishami rya Kimihurura, kubera ko ari wari utuye ku Kimicanga. Yego. Yatangiye ari umwe mu bayobozi baryo. Yego. Iryo shami rero nanjye numva narijemo 8 nasanze ari agashami gato gasengera mu cyumba k'abantu bake. Nanjye ndi umwe mu bayobozi batangije Kacyiru, kuko urumva batangiye ari abantu bake cyane, hanyuma dukomezanya turi bake, itorero ryagutse ndeba. Yego. Ubwo rero muri make kuvuga ubutumwa kiriya gihe nkatwe abatwaramucyo twajyaga kuvuna Ibweramvura, Ikinyinya, Shango, aho hose twagendaga n'amaguru. Bambukogo nk'uko itorero ryacu rya Kagugu twari hanze tugenda n'amaguru, Kinyinya twari hanze tugenda n'amaguru. Muri make twakoze umurimo mu bihe bigoye. Yego. Hari ijambo nakoresheje, umuntu akora mu gihe cye. Yego. Mu gihe cye rero yakoze umurimo w'Imana. Kandi n'ubu yaragikora rwose, asinzira n'ubu yaragikora, n'ubu niwe wari ugishinzwe inyubako, kandi yarakira umukuru w'itorero ushinzwe inyubako. Ubwo rero asinziriye mu murimo kandi akiwukora neza. Yego. Uwiteka abahire. Murakoze cyane Samuel. Icyo ntabura kuvuga, umuntu wese aharanire gukoresha igihe cye mu murimo w'Imana, nk'uko agira ishyaka ryo gukora ibye bwite. Yego. Uwiteka abahire. Abahire. Kandi nawe Imana igukomeze umubyeyi, nawe uri umwe mu bitangiriye umurimo mu mbaraga zawe nke. Umva ijuru rirankomeje kuko agira urugendo rwanjye nzarusoreza ku nyanja y'ibirahuri. Amen. Reka twizere ko aho abatunguwe n'abatunguwe tuzateranira ubudatandukana. Urupfu tumaze kurushyingura, turi kumwe n'Umwami wacu. Amen. Uwiteka akomeze kuba abantu muri byose. Ndakeka neza hari icyo wumvise kandi kigusiga isomo rikomeye mu buzima bwawe. Yatanze inama, atanga ihumure mu buryo bwose ubwo aribwo bwose bukomeye. Nge tukiri kumwe nitwa Theophile Byukusenge. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, reka mbanze gato yuko nkomeza mbanze nkusangize icyo umugani w'abakobwa 10 bose bari biteguye umukwe, ariko nyamara uko byaje guhinduka nk'akanya gato cyane. Abenshi muri buno buzima twishimira gukora ibyiza, tukabihiga ndetse tukanabigeraho bimwe bikanga, ariko siyo byanze bigenda bite? Mu gitabo cya Matayo ndetse hatangira hatubwira iby'umugani w'abakobwa 10, ndetse bose bari abakobwa, ariko nyamara 5 baje kuhindukamo abapfu, abandi bahinduka abanyabwenge. Wakwibaza uti se kuki bose bari abakobwa hakiyongeraho abapfu cyangwa abanyabwenge? Uko bukeye nuko bwije muri buno buzima dutegereza ibyiza cyangwa se tuba turi mu kazi, ariko nyamara uko witwara nuko ugenda nibyo biguhesha kuba umukozi mwiza cyangwa se bikaguhesha kuba umukozi mubi. Bityo ugasanga wirukanwe mu kazi, hakongerwaho ngo kanaka Theophile yirukanwe mu kazi kubwo kwitwara nabi. Uko niko byaje kugenda ku bakobwa 10 b'abapfu, ndetse abakobwa 10 bose bari bategereje umukwe, ariko nyamara mu gicuku igihe kigeze umukwe ubwo yarajeje kubasanganira biteguye kumumurikira, 5 barabadutse babadukana amatabaza yabo, bidatinze baje kumurika amatabaza yabo yanga kwaka. Abandi 5 bagikozaho ikibirita cyangwa se bakimurika amatabaza yabo aracana. Abandi bati nyaboneka mudufashe mutugabure muduhereze natwe tumurike. Abandi bati oya. Abenshi muri buno buzima tugenda neza uko dushaka, tukitwara uko dushaka mu buzima bwa Gikristo, ariko nyamara hari ubwo usanga ugusaza kwacu kubaye kubi cyane bitewe nuko tutigeze twitegura inzira tuzacamo mu busaza bwacu. Uko niko bimeze kandi muri buno buzima. Ese niko byagenze kuri Azariya? Oya. No mu gusaza kwe yakoreye Imana, mu mibereho ye yose yakoreye Imana. Hari umwana umwe utubajije ikibazo aturushize kera bishatse kuvuga iki? Urushize kera ruhinyuza intwari rukazigora. Urushize kera ruhinyuza intwari rukazigora. Kuvuga ngo ibintu
ibintu bitinze hari ubwo bigucogoza. Ugomba kwihangana ntugende ucogora cyane cyane mu murimo w'Imana. Okay, murakoze cyane. Sawa, turakomeza rero tube ihanganeho gatoya, guma ku mavi wigenda, nyamuneka uri hafi gutabarwa, guma ku gicaniro, gutabarwa kwawe ni kuri kure. Urabura gato gusa ngutsinde burundu, ihaganeho gatoya, guma ku mavi wigenda, nyamuneka uri hafi gutabarwa, guma ku gicaniro, gutabarwa kwawe ni. Hari mu cya 979 nibwo kandi yatangiye gutekereza uko korara abatwaramucyo yatangira kubaho. Ubwo kandi abo mu mujyi wa Kigali bose, icyari Kacyiru, icyari Remera, icyari Muhima ndetse no mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali, benshi bari bafite inyota yo gushaka Imana mu mibereho y'ubuzima bwabo bwose. Maze abenshi abasaza n'abakecuru bavaga ku Kacyiru bakerekeza i Nyamirambo. Ntago twavuga ko hari imodoka cyangwa se hari amagare, hari moto zihagije nk'uko uyu munsi wa none iterambere ryageze riri hose ku buryo abantu bashakaga gutega bakajya gusenga. Oya, bagendaga n'amaguru. Ibyo kuri Azariya byaramuryaga cyane bikamubabaza. Tuganira na Muzehe Thomas, n'umwe mu baririmbyi ba korari Abagenzi, yagize ati yarantumiraga ngo njye kumwigisha gucuranga. Twageze amasaha y'umugoroba cyangwa se y'ijoro akanyereka aho ndyama nkaruhuka, bwacya mu gitondo tugakomeza. Umwana we witwa Kome yarakiri umwana muto cyane, akajya areba ibyo turi gukora gusa akatureba, ariko kandi ari no kwiga. Bwacya mu gitondo akabisuramo kandi neza. Niko yamenye gucuranga. Ikibabaje kandi ni uko Azariya asinziriye atabonye yubire y'imyaka 45 abatwaramucyo bari guteganya gukora tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9. Uwo ni Muzehe Thomas, umuririmbyi wa korari Abagenzi wabanye na Azariya cyane. Yashinze korari mu cya 979 basengera Kimihurura ahitwa mu Myembe, hano hafi yo ku cyapa kizwi Colombier cyangwa se La Colombiere. Ku muhanda uva Kimihurura werekeza Kacyiru ku rusengero rw'Abadiventiste umunsi wa 7, ariko kandi icyo gihe cyari igihande gusa, nticyari kiraba itorero cyangwa se nticyari cyakabaye itorero ryitwe Kacyiru, kuko yari umwubatsi kandi ari nabyo yakoraga. Byatumye kubaka urusengero rwa Kacyiru bimworohera gutangiza inyubako yaho uko abantu bagendaga batura cyangwa se bimukira muri ibyo bice, kuko we yari atuye Kimicanga. Abizera bakomezaga kugenda biyongera, ari nako kandi biyumvamo kwiyubakira urusengero rwabo, kuko kujya i Nyamirambo bava Kacyiru byabasaga nk'ibibaruhije cyane. Abenshi biganjemo bari bamaze gusaza cyangwa se bari batuye aho ngaho, bari bamaze kugira imyaka iri hejuru cyane, bityo nta taxi cyangwa se ubundi buryo bwifashishwaga bwo kuba bakerekeza i Nyamirambo biboroheye. Abo bagendaga n'amaguru. Abagenzi n'abatwaramucyo rero turi inshuti z'akadasohoka kuva muri ibyo bihe byo mu myaka 1980 kugeza n'ubu ngubu. Umuryango wacu twagize amahirwe yo kumusezera ejo bundi ku isabato nimugoroba. Yaregutse aradusuhuza umwe kuri umwe mu mazina yacu, ariko ukabona arembye gake gake mu mbaraga nke za Gikristo. Ubona ko imbaraga ari nkeya, ariko ku bwa Gikristo akomeye. Yarababaraga, ariko kandi ukabona ko atuje. Bityo reka twizere ko umusaza wacu cyangwa se twizere ko umuvandimwe wacu mu gitondo cy'umuzuko tuzongera kubona Azariya wacu twakundaga. Ntago twavuga byinshi, ahubwo imibereho yacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi igizwe na bya bice twababwiye tugitangira ikiganiro. Buri wese ugira Imana arazirikana cyangwa se akagira guhitamo kuzima cyangwa kwiza. Umusaza Azariya yubatse amateka ye meza. Ubuzima bwe bwose yabweguriye gukora Yesu Kristo. Imbaraga ze nke yaziyeguriye gukora Kristo.
vuba bidatenze kandi 2023 mu mbaraga ze ntiyatinyaga ko ari umusaza cyangwa se ngo arebe ko afite imbaraga nke cyane ibyo ngo abigendereho bimutere kuba kure y'Imana. Oya, ahubwo yari umwe mu bitegura guhabwa inshingano n'abajiya. Nubwo yari umusaza, ibyo ntiyabirebagaho cyane. Yafashe umwanya amara igihe kitari gito cyane atari mu rugo rwe cyangwa se umwanya munini ari kumara ahitwa mu Kigali cyangwa se Kabusunzu ahari kubera amahugurwa y'abajiya. Ngira ngo video watangiye ubona ni iyi video yaba yarafatiwe. Yafashwe n'uwitwa Akili, n'umwe mu basore nabo bari gukorera Imana cyangwa se mu basore b'abajiya barizwe ku itorero ry'Abadivantisiti wa karindwi rya Kanombe ndetse n'urubyiruko bari kumwe. Ibibazo wagiye wumva bimubaza yabisubizaga ubona afite umwiko, itafari, isima ari kubaka. Mu mbaraga ze mu mvi nyinshi mu buryo bwose bushoboka bigaragarira buri wese ko ubuzima bwe bwose yabwiyeguriye Imana. Ngira ngo aha muri kubona twashize aga fresh kamwerekana, ibonaga ko ari kumwe n'abasaza, abasore, urubyiruko, inkumi, ababyeyi ndetse n'abakobwa benshi bari kwiyegurira Imana mu cyiciro cyaje aha bari mu ngando yari iri gusozwa hariya Kabusunzu. Reka twizere ko nge nawe nituba abaragwa b'ubwami bw'ijuru tugahitamo kugira amahitamo meza atwerekeza mu bwami bw'ijuru ara ku nyanja y'ibirare tuzahurira na muzehe Azariya. Njye ukwifurisha ibyo ngibyo ugusuhuje nitwa Theophile Byukusenge, inshuti yanyu, inshuti yawe, inshuti yacu twese Kwiringira TV. Abenshi niko munyita ariko amazina yanjye nitwa Byukusenge Theophile. Ariko nanjye nabyo simbyanga. Nibi mpuza nawe muri umurimo wa data twese yadushinze niho twamenyaniye. Hari chorus kera twabyutse turirimba ngo turashima Imana yatugize umwe, iyo taba ku bwate cyangwa se kubwura umurimo wa data ntabwo twari kumenyana. Nshima Imana cyane yatumye menyana nawe wowe uri kuyumva muri kano kanya. Ejo nejo nimba ntakiriho cyangwa se twese tutakiriho, hari ibyo twasize bizakura kandi bizaba imuri kuri benshi. Nibyo turi kuvuga kuri uyu musaza Azariya wakoreye Imana mu buzima bwe bwose kuva akivuka kugeza uyu munsi wa none asinziriye. Nta gihindutse, amateka ye tuzajya dukomeza tuyabakurikirana uko bukeye n'uko bwije, haba ku buhamya kugeza birangiye.